dukomeje gutanga ikaze ku bantu baje dutashye. Nagira ngo mbasabe muhaguruke dutahe, amasaha yarageze. Karibu Mustafa. Burya ngo ukerere baruta utaje, ntago ari ukubaninura, ahubwo ni ukubaha ikaze mbabwira ngo hari ibyabacitse. Ikimenyimenyi iyo twishimye hano twagize uburyo tubigira, abo twatangiranye reka mbyumve niba mwishimiye bucura. Maze ndore nasabaga ba bakobwa banzanira intebe ebyiri hano, tugeze mu mwanya tugira mu gitaramo cyacu cy'ibyanzu, umwanya w'itorero. Ni umwanya dutegura ingingo imwe tuba dushaka kuganiraho cyane ishinga imizi mu mateka y'igihugu, twifashisha inzobere mu mateka y'igihugu n'umuco nyarwanda, tukagira ibyo dusesengura, tukagira ibyo tubaza, tukagira ibyo dusobanukirwa. Mu nyemerere mu mashyi menshi nshoze Ruhanga rumisha umusereko, inshuti y'akadasohoka rugamba sirikare, rugabo rwa gishu rwa kare n'ijabo, mwitagahuza miryango n'ingabo y'indekwe, data karibu ku rubyiniro. Uyu mubyeyi rero mubona ni igitangaza mu bindi gihugu gitunze, akaba umuhanga by'umwihariko mu mateka y'igihugu, by'umwihariko amateka y'umuryango. Ni umwanya muto tugira unyuramo kugira ngo nibura ntibibe gutarama ahubwo bibe ishuri. Uyu munsi tugiye kuganira ku ihe ngingo data. Urakoze cyane. Ubundi umunyarwanda yitaba ngo karame mu nka, nyakuramba mu ngabo. Iyo ibyanzu bimpamagaye nanjye ndababwira ngo murakarama mu nka kandi murakaramba mu ngabo. Bakunzi b'ibyanzu mwe, karame mu nka, nyakuramba mu ngabo. Bakunzi b'ibyanzu mwe, murore ko nta. Murakoze cyane. Uyu munsi bambwiye ngo urifuza kutuganiriza iki, hanyuma narebye ukwezi turimo. Turiho turasoza ukwezi kwa Kanama, Kanamiye Nzeri mu Kinyarwanda, ubundi ni ukwezi k'umuganura. Numvise rero nabaganiriza ku muganura. Amashyi menshi cyane. Umuganura ni umwe mu minsi ikomeye igihugu cyacu kigira, ukaba ibanga ry'igihugu ku buryo n'uwashatse kugitwara yaje ari wakuraho. Mu bitaramo ubundi igihugu kizihiza na kera na kare, umuganura uri mu bitaramo bitatu igihugu kizihiza kubera icyo usobanuye kuri bo. Mu nyemerere rero twanzikira aho ngaho mbaze data, ese ubundi kubera iki ukwezi kwa munani? Ko hambere amateka tubwira yuko ukwezi kwa munani ubundi ariko kwezi kwa 12, Nzeri ikaba ukwezi kwa mbere, ariko kalendari ya George n'iya Runa zaza zikagira ibyo zubika, tukisanga Kanama ari ukwezi kwa munani, Nzeri ikaba ukwezi kwa 9. Kuki bashyiraga umuganura mu kwezi kwa 12? Kuki umuganura waje ukagaruka mu kwezi kwa munani? Ubundi umwaka w'Abanyarwanda wasozwaga n'umuganura. Ni ukuvuga umuganura ni amezi 12 tumaze twaka. Niyo mpamvu tugomba gusangira imyaka kugira ngo tuzongere twake amezi 12. Maze si ijambo nk'iri ngiri ndarisabira amashyi. Amezi 12 twaka tugasangira imyaka kugira ngo andi mezi 12 aje dukomeze twake. Ni nayo mpamvu witwa umwaka. Bimwe twiganye bibi nuko tuzimya buji, kandi uzarore umuntu azimya buji zingana n'imyaka yamaze yaka, undi ni amahano. Twakagombye ahubwo gucana buji. Narababwiye ngo wataramanye n'ibyanzu ubisabukuru zose guhera uyu munsi. None se tugira ibibazo,
abantu nka ba Kayitare, nta muntu witwa Kayitare afite imyaka iri munsi ya 25, nukugezeho utarayigiza burya wigiza nkana. Uramutse ufite imyaka iri hejuru ya 35, 40, 50 yewe na 70, ubwo uzicana zose cyangwa uba nka wa wundi ngo ibyaye amamasa yicongora amarago? Hari abazigucanirwa. hari abo mbona bazicana, ariko ubundi mu kinyarwanda iyo umuntu abyaye bavuga ko yakira muri uwo wabyaye. Ni nayo mpamvu wagiraga ibyago byo gutabaruka atarabyara bamuhambishaga ikara, bivuga ko azimye, arazimye. Hanyuma reka tugaruke rero ku cyo watangiriyeho, uvuga ko wifuje gusenya u Rwanda. Yaciye umuganura, aca umwiru w'umuganura ari we Gashamura ka Rukangirashyamba. Impamvu yaciye umuganura ni uko se muzi insanganyamatsiko y'igihugu muri uyu mwaka? Uratwibutse cyane. Ni umuganura ni isoko y'ubumwe, ni ishingiro ryo kwigira. Umuganura isoko y'ubumwe, ishingiro ryo kwigira. Impamvu rero umuganura ari isoko y'ubumwe, ni ukuvuga wa wundi washakaga, navuga ko intego ye yayigezeho. Nuko nyine umwishi warwo ntabwo azarwambara umugoma. Umwishi w'u Rwanda, umwishi w'igihugu ntiyacyambariye umugoma, ntabwo azacyambara umugoma. Kwica umwishi ni ukuvuga iyo wishe inyamaswa, turi kumwe n'abana, iyo umaze kuyica, kera bambaraga uruhu rwayo nyine ukarwishima hejuru. Ndahamya rero ko uyu mwanya tunabonereho dushimire, kuko ntabwo ari ku bushake bwe, intego ye ko ari ukurwica akarwambara umugoma. Dushimire rero Zokabyara zihumuje, n'uwazibereye ku isonga z'ingiro ry'amahoro waciye Inkotanyi. Arashimira Inkotanyi kuko mu mwaka wa 2011 zongeye kugarura umuganura, wongera kwinjira mu kubaho n'ibirori twizihiza mu gihugu. Amashyi menshi cyane kuri zo. Wavuga uti ese ko twigeze kugira umuganura? Buriya muri 81 twigeze kugira umuganura, ariko uriya twagize ntabwo ari umuganura nk'uwo twahoranye. Batugaruriye umutsima, gusangira umutsima. Kandi umuganura ni umutima, ntabwo ari ugusangira, ari umutsima. Umuganura ni umutima, yego, gusumba kuba umutsima. Yego, gusumba kuba umutsima. Batugaruriye rero gusangira umutsima, dusangira umutsima. Ni nk'uko ubu ngubu twakwishimira kujya muri reception tukibeshya ko twagiye mu bukwe. Ubukwe ni rwa rugendo rwose, no gusaba irembo, no kurifata, no gushyingira, no gutwikurura, n'iya mihango yose. Ikindi, ubukwe ni ukwishimira umuryango nyarwanda wavutse, umuhana wavutse. Ntabwo rero ari ka kandi kamwe. Ndasa n'ukwihutisha gato kuko nzi aho tujyana n'aho tugana ntasobanukiwe. Ikibazo abantu benshi bakunze kugira, muvuga inzira z'ubwiru, mukongeramo n'izo tutumva, ikirogoto, ishora, hakazamo n'umuganura. Inzira y'umuganura umuntu akubwiye ngo yisobanurire umunyamahanga wumva ikinyarwanda, wayimusobanurira ute? Inzira y'umuganura, ngaruka no kuri ya nsanganyamatsiko, ni urugendo. Icya mbere, mu nzira zose z'ubwiru, ikintu tuzasangamo ni ubumwe bw'abanyarwanda. Ni ukuvuga buri bwoko bw'abanyarwanda. Nimvuga ubwoko ntibumve bwa bunyagwa. Oya. Buriya ntabwo ari ubwoko, ni amoko. Nuko buriya ntabwo ari ubwoko, ni amoko. Impamvu yagiye yiswa amoko ni uko ubundi ikintu gikomeye mu kinyarwanda ntabwo kijya mu bwinshi. Ntabwo tuvuga inka ngo tuvuge amaka, ntabwo tuvuga ubukwe ngo tuvuge amakwe. Oya, ikintu gikomeye mu kinyarwanda ntikijya mu bwinshi. Buriya bunyagwa rero bwagiye mu bwinshi kuko atari bwo.
ngarutse rero ubwoko bw'abanyarwanda buri bwoko bwari bufite icyo bushinzwe mu nzira zose z'ubwiru. Reka dufate ku nzira y'umuganura. Habanzaga ubwoko bwitwa abene muhinda, bwajyaga mu nganzo za mushongi, bugakura ubutare bukabuzana bugacura amasuka bukayakwikira mu giti cy'umwifuzo, bukayazanira umwami akayafata imbere ye akababwira ngo nimugende muhinge mweze. Uragenda re n'abana dawe urabimenye iyo mu nganzo za nibande bahazi. Uyu munsi ni mu karere ka Kamonyi. Umwifuzo ni iki? Umuntu yabibariza hehe? Ugikubitaho ukihuta kugira ngo nyikugishaka. Yego, ni kimwe mu biti nyarwanda, mu biti gakondo, nicyo bakwikiragamo ayo masuka cyifuriza u Rwanda ibyiza. Niyo mpamvu cyitwaga umwifuzo. Bakayakwikira mu giti cy'umwifuzo, bakayazanira umwami akayafatira imbere ye, yarangiza akavuga ngo nimugende muhinge mweze, mworore zororoke, mubyare mugwire. Ubwo ni guturutsa umuganura. Ubwo ntituragera kurya umuganura. Mu cyo bita guturutsa umuganura. Hanyuma iyo umuganura w'ibwami bamaraga guturutsa, byaramanukaga bikagera no mu muryango. Cyaraziraga, nta mwana washoboraga guturutsa ngo asubye imbuto atarajya kubibira umubyeyi. Abana bose baratahaga bakajya guturukiriza ababyeyi, bugacya bagasubirayo gusubya imbuto. Ibyo rero urumva ko ni ubumwe bw'abana n'ababyeyi, ni ubumwe bw'ababyeyi n'abana. Ubwo turimo guturutsa. Noneho iyo wa mwero weraga, babiru b'umuganura ari bo ba Ihuro ya Bumbogo bajyaga gusaba ibwami, bakajya gusaba igitenga. Igitenga ni nk'igitebo cyagendagamo ya mbuto gakondo, amasaka n'uburo, bakakijyana bakajya kugisaba ibwami, bakakibaha, bakaza bagashyiramo imbuto, barangiza bakajya kuganuza umwami. Bamara kuganuza umwami, umwami akaganuza abatware, abatware bakaganuza abo batwara ari bo rubanda. Noneho bikamanuka nanone ababyeyi bakajya kuganuza abana. Nta mwana washoboraga kuganura ataraganuzwa n'umubyeyi. Ubwo urumva rero ibyo byari bifite ubumwe bw'ababyeyi, ubumwe bw'abanyagihugu. Hanyuma ikindi gikomeye cyane, wa mutsima umwami yasangizaga abatware, nibwo bwa mbere umwami yapfukamiraga Imana, ayishimira ko yatanze umwero, akanapfukamira u Rwanda rweze wa mwero. Umwami yapfukamaga, nicyo kintu yapfukamiraga. Icyo cyonyine ku munsi w'umuganura niho umwami yabaga yaca bugufi, agapfukama ku gihugu, agapfukamira nyir'igihugu, ubwo agapfukamira Imana, akanapfukamira iki? Yapfukamiraga Imana, akanapfukamira n'u Rwanda. Yarangiza ikindi gikomeye, we umwami, umugabekazi n'umwiru w'umuganura basukaga amazi muri ya nkono izarika wa mutsima inshuro 9. 9 bivuga 9 inka n'abana, kuko inka ihaka amezi 9 n'umubyeyi akabyarira amezi 9. Ikindi nanone gikomeye, aho tuvuga ko umuganura atari umutsima ari umutima, inkwi zarikaga wa mutsima zagombaga kuba ari inkwi z'igiti bita umurama. Icyo giti kikaba cyarabaga ku musozi wa Kigali, akaba ariho hasabirwaga umutima, hagasabirwa ubusugi, hagasabirwa ubuhoro, hagasabirwa uburame kuri icyo giti cy'umurama. Ukomoje ku by'ibiti rero ko ntago kanshika. Yego. Nzi neza nashidikanya ko hari uduce tugiye dufite mu gihugu twinshi, yego, twagiye tubaho kubera ibiti, twagiye tugira amazina kubera ibiti. Yego. Nkusabye uduce nka 6 ntitwakuzira bugufi cyane rwose. Nyarutse. Hari Karama ka Kigali, niho habaga icyo giti cy'umurama. Karama ka Kigali yahindutse Karama kubera umurama. Yego. Kimironko ni ibiti by'imironko bya Kimironko ya Kigali yahindutse Kimironko kubera ibiti by'imironko. Yego. Hanyuma Kimihurura yahindutse Kimihurura kubera ibiti by'imihurura. Hanyuma Kimisagara ni Kimisagara yabaye Kimisagara kubera imisagara. Hanyuma Kimisange naho ni igiti cy'umusange. Kuvuze Kigali gusa. Kimisange ndiho ndahera hafi aho bari. Aha. Hanyuma Rugunga hari umunyinya w'umugunga. Hakaba na Musebeya, ni igiti cy'umusebeya kibaho. Dusoza kuri iki gice,
ni umwana muto utabasha kumva agaciro k'umuganura, uri mu nshingano utabasha gusobanukirwa umumaro w'umuganura. Icyanzu, inshuti z'ibyanzu byitabiriye umunsi igitaramo, wifuza kumenya umuganura ku buryo yacyura icyo ngicyo, umubajije ngo umuganura ni iki, uvuze iki ku banyarwanda, usobanuye iki, mu magambo make ni iki wamubwira? Namubwira ko umuganura ni ugusubira kuri gakondo, gusangira imbuto gakondo, ni ubumwe bw'abana n'ababyeyi kubagiza amahirwe yo kuba babafite, ni ubumwe bw'ababyeyi n'abana. Abana bajya ku ubundi kera akazi kakiza nta mwana watinyukaga kurya umushahara wa mbere. Umushahara wa mbere wawushyiraga ababyeyi kugira ngo baguhere umugisha akazi wabonye. Iyo wagabanaga bwa mbere, inka wagabanaga bwa mbere wayishyiraga ababyeyi kugira ngo baguhe umugisha aho ugiye. Icyo nababwira rero ku bafite amahirwe yo kuba babafite, dufite benshi bagize ibyago byo kuba batabafite, ariko dufite igihugu. Arakoze cyane, amashyi menshi cyane. Adusobanuriye mu ncamake icyo umuganura uvuze n'icyo umuganura usobanuye mu buzima bw'abanyarwanda n'abanyagihugu muri rusange. Ariko nk'uko bisanzwe tugira ikibazo kimwe gituruka muri audience. Uyu munsi namaze kucyakira, kereka uri bugire ikindi. Bampaye ikibazo kidahura n'umuganura cyane, bambajije ngo ubundi inkwano ni iki, isobanuye iki mu muryango nyarwanda? Inkwano, icya mbere, inkwano si ikiguzi, kuko ntiwabona icyo ugura umwana w'umuntu. Rudahigwa ati Rudahigwa yagiye gukwa akwa inka imwe, bamubajije batese kuko inka imwe uri umwami nyir'igihugu, uri umwami nyir'igihugu, inka zose zo mu gihugu ari izawe. Arababwira ngo inkwano ntabwo ari ikiguzi, ntabwo wabona icyo ugura umwana w'umuntu. Inkwano ni ikima neza, niyo mpamvu yakoye imwe. Icyashimishaga rero umuryango, mbonereho no kugira ibyo nkosora, hari ujya kumva umuntu arihandagaje ngo nibagende batera umujugujugu. Umujugujugu uba mu ihene, ntabwo umujugujugu uba mu nka. Amashyi menshi cyane. Ubwo ngubwo abantu twari dutunzwe n'umunwa, muramenye murakamire. Umujugujugu ntuba mu nka, bakwa inka imwe. Kuki agiye kudusobanurira mbere y'uko iyo nka igenda ikagira iziherekeza, zimara iki? Niba wakwa imwe zigaruka ryari? Ubundi bashoboraga kuzana inyana imwe, ariko mu kinyarwanda nta nka igenda yonyine, bayishakiraga iyiherekeza. Noneho ya yindi rero bohereje yarazaga ikaryama, ukareba uko iryama, ukareba uko ubundi inka nziza iryama ireba he? Inka nziza iryama ireba aho nyir'urugo aryamye, iryama ireba mu nzu. Ikindi iyo itari yo, iryama ireba mu ntanzi z'urugo. Iyo ngiyo rero uko yari kubisa kose. Ese unyemereye guce mu ijambo n'ubundi ni ugusoza. Inka ni nk'abantu, ntivuga ariko irumva. Zijya zigira agahinda ku buryo wagashingiraho ukamenya niba inka ari nziza cyangwa atari nziza? Cyane rwose. Bigenda bite? Inka izaguhira, kimwe ni imfizi izaguhira. Iyo iryamye ubundi iryama ireba ishyo ryayo imbere, kandi ikaryama hagati cyangwa ikaryama inyuma. Nta mfizi iryama imbere, nta n'ishoka mbere. Nanone mbonereho gukosora, bamwe bavuga ngo iyo amazi yabaye makeya ngo harirwe imfizi. Kirazira, nta mfizi ishoka mbere, nta n'ishoka hagati cyangwa igashoka inyuma. Hari inka rero warumbajije ko hari inka ishobora kukwereka ko ari nziza. Ubundi imfizi nziza irabubura, kububura iyo iryamye irabubura, mbega nk'umutware w'ishyo. N'inka nziza rero ntabwo iyo wumvise inkiganya, hari inkiganya. Inka ni nk'abantu. Hari igihe uzana inka wayigeze iwawe, aho ibyagiye, aho iryamye, ukaryumviraganya, ikanacishamo ikarira. Ni ikimenyetso cy'uko rero iyo nka ni gake izagusigira izindi.
icyo cyari kimwe, ariko ndacukiriza n'ubundi ku cyo nabajije, ese za zindi ko ziza zirenze imwe ziza gusubirayo gute? Navuze rero hari igihe bazana ya yindi ikaryama nabi bakayisubiza, hakaza indi nayo ikaryama nabi, ntabwo zose ntabwo isubirayo, igumaho, ariko bakababwira ko bayinenze, bakazana indi, bashoboraga kuzana nyinshi, ariko za zindi zaje zose umunsi wo guheka umugeni zazaga imbere y'ingobyi, hagasigara ya yindi bashimye. Arakoze cyane, amashyi menshi cyane ku bantu muzi uko baheka umugeni. Za nka zose uko zaje uretse iyakowe, izindi ziza imbere y'ingobyi ihetse umugeni. Munyemerere rero tumushimire cyane, mumumpera amashyi asubire mu byicaro. N'umwe mu babyeyi babitse amateka, n'umwe mu bashakashatsi, ibintu avuga byinshi ajya kubishaka, ajya kubicukumbura. Amazina ye ni Kanyandekwe, akaba umwe mu bantu bagira uruhare mu gutanga cyangwa kwakira abageni. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Warubabwiye rimwe, ariko ubundi si ko umunyarwanda yivugaga, kuko abanyarwanda twese dusangiye isano. Wavugaga igisekuru kugira ngo yumve aho muhurira. Hari umwana wivuze, niyo mpamvu nifuza kubivuga kugira ngo ejo hatazagira ubisubira. Ubundi uvuga ndi Kanyandekwe ka Kanyandekwe, ntusubiramo izina bamaze kuvuga. Ndi Kanyandekwe ka Kanyandekwe ka Sindabyo, wabuhiriye wandanyuzwe wa Rujyogyo rw'agatambiye ka Masheja wa Nkurunziza, wa Bigega bya Ruhaga wa Mutashye wa Gihumbi cya Muha, wa Ntandayera wa Mututsi wa Shyerezo. Hanyuma nkajya no kwa mama, nkabonye Irasabwa wa Habiyambere wa Rukinga, wa Ruvugabigwi wa Rubanzangabo, wa Mukubu wa Mukurira, wa Mpagaze wa Mukobwa wa Ndova. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Wakoze cyane dawe, namwe muragahorana igitaramo. Uratunge ndame. Munyemerere dushimire cyane uyu mubyeyi, bakobwa bongere bamfashe bankize izi ntebe, maze noneho ubu dutangira igitaramo.